n'umugabo waburanye ngewe narinde hari ariko hanze harimo amashagaga yigeze kujya kuburana aravuga ngo ntabwo asohoka muri kasho atambaye ikote batijya kuburana yewe arongera ati ngewe ngomba kugenda kuburana nk'umustar ntabwo mu ntwara nk'ibi bipepure byose biba byambaye kamambiri mureke umugore wanjye azanira inkweto n'agashati keza n'agakote ariko bamugani byarangiye yambaye agashati aburana ifunga n'ifungurwa burya na muheto yari yarakoze muri soki baburaniye igihe kimwe urabyibuka rero niba ku buhanga bw'ibyuma babonye Sengabo Jean Bosco mu kiganiro kigufi yagiranye n'umunyamakuru wari wagiye muri iryo gororero turagaruka dusesengura iryo jambo yavuze uyu mugabo ashobora kuba atarayibona ariko mu byo yavuze ni ibintu bitatu icya mbere yavuze ko nta kintu akumbuye hanze yarabajijwe ibintu bitanu akumbuye ati nta na kimwe ati kuko umugore wanjye ndamubona n'abana banjye ndababona ati kandi ubu butumwa mubugeze ku bayobozi rero natwe reka tumufashe kubagezaho icya kabiri yavuze ko ari mu igororero ari bize ari gukora akazi kenshi ati ngewe hano ndi bize hari ibintu byinshi ndi gukemura ati mumpa akanya nduhuke nagize igihe cyo kubaha amaboko yanjye cyane ko yari yariyise ingagi nkuru mu murwa ntabwo yise double cerveau none ubu yiyise double cerveau yaranavuze ati ngewe aha ndi kwiga ubu nabaye umucamanza nabaye umushinjacyaha ndetse mba n'urukiko dore uko yabivuze abajijwe icyo yumva akumbuye yabivuze muri aya magambo hanze wakumbuye gute hanze ntabwo mbakumbuye habe na gato ndacyafite byinshi byo gukora hano wabibonye ndi bize twatangiranye mu gitondo wabibonye ibintu nkora ndi bize ndacyafite byinshi byo gukora so abantu rero ngewe babe bandutseho gatoya nabahaye igihe kinini cyanjye ubu ngubu ndi gutekereza kuri fata ku mavuta mushyashya ubu ngubu nitwa double cerveau fata ku mavuta aka double igi nitwa igi ryahanuye inyoni igi ryahanuye inyoni bivuge neza igi ryahanuye inyoni nitwa igi ryahanuye inyoni fata ku mavuta aka igi ryahanuye inyoni aka double cerveau dusoza rero nibyo bintu bitanu ukumbuye ibintu bitanu nkumbuye nta na kimwe nkumbuye me nakumbuye mikrofone abana banjye turi kumwe umugore wanjye turi kumwe ubuyobozi bw'igihugu turi kumwe by the way iyi message muyimera abayobozi b'igihugu kabisa sa message turayitanze ushobora kuba ntajya akumbuye da birashoboka umugore aramubona n'abana kandi abivuze abyivugiye nyine ajya kubihakana nkande kandi ababona arababona njye sinajya kubihakana nkande kandi abyivugira ndajya kubihakana nkande reka tumusuhuze aho ari ameze neza none se ko nta kintu akumbuye agifite ibintu byinshi byo gukora ko kuri wa gatanu mu cyumweru cyabanshishirije iki yagiye gutakambira urukiko rukuru rusaba ko yagabanyirizwa ibihano akaba yarekurwa kandi ikiganiro ni icya vuba yari yasigaye igihe kingana iki Sengabo Jean Bosco yakatiwe imyaka 2 n'igice nta gihindutse yataha mu kwezi kwa kane ku itariki ya mbere 2027 kwa kane kwa 2027 ariko nkuko yajuriye hagati aho twapudetinga nuko azasomerwa ku itariki 3 z'ukwa munani isaa 9 ku rukiko rukuru azasomerwa uko yaburanye nuko yasabaga n'umugabo wiburaniye Jopa yaburanye nta banyamategeko afite kubera ko mu bujurire niba ari ugutakamba n'ugutakamba azasomerwa ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani aramutse ahawe igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 yataha mu kwezi kwa 10 ku itariki 2 kuko yafashwe kuri 17 yataha kuri 7 kuko yafashwe kuri 17 bakuraho iminsi 10 muvandimwe Imana imworohereze ibyo yasabye Imana ibyumve ibi yivugiye sinzi abantu bagira uko bafata uburoko ariko sinzi niba wavuga ko uri muri gereza ufite imirimo myinshi uri kuhatunganya nk'aho uri diregiteri wahawe izo nshingano hanyuma si uyu mujama singiye kwinjira mu buzima bwe arakodesha cyangwa atahiwe Sengabo
Senga barakodesha bose ari gukora amafaranga ara muri gereza kandi ari busy kugira ngo ari busy ngo ufite ibintu byinshi byo gukora nyine umugore ntahangayitse yishyura ubukode bw'inzu nose abapeti ntibagomba kwishyura school ntibagomba kwishyura school amafaranga y'ishuri abantu babivuze ni inkuru yateje ubwega reka tuyitseho kugira ngo abantu batazajya bagira cyangwa niba mutima usobetse amaganya udasobanura amagambo wenda uyu musore impamvu mvuze ngo ni inkuru yateje ubwega Jonathan kumenyesha ko ndi mu bantu badakoresha urubuga rwa X cyane ngiye sinarugira sindubaho wowe ntabwo unabonye wa muhungu yiteretse akandika wa muhungu yariteretse arandika koko wa muhungu ntuza okay umwe mushuti wacu ko sigaye umutsinda unatinya njye muvuga ariko bundi muvuga mushaka yiki kare ujye umuvuga oya nuko twiganye twaraturanye n'ishuti yanjye Rutindakana Murego urumva Rutindakana Murego ni umusaza twaranasangiye inshuro nyinshi erega turangana my generation haye ku rukuta rwanjye rwa X ngibaza koko niba uyu mugabo ibyo yavuze ahamanya n'umutima abantu babitanzeho inkuru zitandukanye icyo ashatse kuvuga mu munsi umwe urayireba ifite 50 iyo Twitter iyi Twitter kandi ntakoresha Twitter 50 ntabwo ari abantu bake Jonathan ni stade amahoro irenga barimo baravuga ibiki abantu barimo kuvuga bati ibintu yavuze ni ukwishakira amaramuko y'ejo hazaza icyo ni icyambere avuga ko ameze neza mu buroko icyakabiri akavuga bati ibi bintu yavuze ni sinye y'ihungabana ntabwo nabikubwiye njyewe se abandi ntasomye izo Twitter sinabikubwiye abandi bakavuga bati ibintu yavuze aramutse avuze ibindi abamugeriye kuvuga yahumeka isigana ariko simpamya ko CSP Patrick Muragizi na Chief Superintendent Hilary Sengabo wari uyoboye iyo timu aribo bamubwiye ngo avuge biriya ni cya kane gikomeye bavuze bati ibintu bivuzwe n'umuntu wari umunyamakuru wabaga muri showbiz akavuga ko imbere hameze neza haruta hanze nta kintu akumbuye hanze bano basore b'ibirabu bashobora kuzajya bakora urugomo bagakora n'ibyaha kuko babonye role model wabo avuga ko aho ari safe wowe se uwo koheruka yo wari uri safe nahavuye ingingo zituzuye uyu musore uri kuvuga ibi ireba ingazi ziba muri gereza imbere mu byumba mu bihode yazanye ubukomanda ashaka gusimbuka ngo ajye ku yindi ngazi atamanutse aranyerera abanza gatwa Sengabo yaraye mu bitaro by'igoro yagiye mu bitaro ko kanya emergency aza nijoro ahumeka isigana uyu musore yaraguye muri gereza ibi ari kuvuga yaraguyemo ibyo byo byanabaye nkihari bati Sengabo arasimbutse agiye guha umuntu umugati yari yasuwe yabonye visite umujyama wamuha pisi amuhaye pisi arasimbuka asimbutse reba kumwe matora irenga ku cyuma agira ngo ni kuri matora kumbi ni ku mwuka iranegetse yahanutse bugari Sengabo yarisikaga kugwa muri gereza iba ari kwivugisha yarisikaga yavuye ku ngazi yo hejuru amanuka bugari iyo aza kuba ari umunsi we wageze hari kuwa gatandatu ku munsi wa visite yari gupfa birababaje kuba hari abantu barimo gukora uburoko bariwe bakabona iyi message yari akaje abaroko amakuru ufite yavuze ati no ntabwo nibyo twari dukeneye ko udukorera ubuvugizi abatarabona uko bajya kuburana bakaburana ariko ikindi kuba yarahawe n'ijambo akiri mu nkiko navuga ko ari abari mu nshingano zo kuyobora icyo gikorwa bo muri RCS bakoze muri Soki wowe ubwawe uracyari mu nkiko ntabwo abango bakoze muri Soki n'utari waburana ashobora guhabwa ijambo ara muri gereza bitewe n'uburyo cyabona n'utari waburana cyane uzi ko rero yarasohowe hanze ya gereza atari muri gereza ariko n'utaraburana ashobora kujya hanze agatanga bakamuha ijambo bitewe n'imyumvire n'imitekerereze ye ubu hariya bahariha Cyuma inde Cyuma yavuga Cyuma ntaryo bamuha kuko afite imyumvire mibi uzi ko Kazungu yageze muri gereza akigira intore yego ajya abwira abacyuma ngo banga igihugu ariko nibyo nose nimbarisha abantu bakagerayo asanga abandi bantu bari kugamarira igihugu agomba ibintu bigomba kumuherana rega amateka burya ni amateka nose n'abantu nta bantu bisha abantu uzi muri gereza bashishikariza abantu kwemera ibyaha Kazungu Deni yageze hariya kuko ba muri high risk abana na bacyuma Segimana Toneste abana
b'abantu bose ageze arayigira amaneko ya leta ati mwebwe waca mwebwe mwanga igihugu. Ibi biraruta. Karasira yajyaga ambwira ati niba hari ibintu bisetse ati ni ukubona Kazungu ambwira ko nanga igihugu ari muzima cyane. None se ni wowe niko utahabaye ari umuntu bavuga ko yishe umunyamakuru ntabona buryo asohoka ajya hanze akavuga agamara n'abantu ati mwe mwanga igihugu. Kazungu Denis bamworoye n'iki ko n'ubujurire bwakonfirmye burundu ku buryo aza yambaye reka ngabo muhe ifoto ya vuba ya Kazungu uramushaka yiye ya Kazungu hariya muri gereza batera ubwoba afite ukuntu yako se ntiyabaye umusirikare wahehe ko yabaga kwa Rwahamaraho ari urumva atazi buryo imbundi ikora no gukunda igihugu urumva atanabizi arabizi ngabo hoye reka mubwire ubundi Kazungu nuko igihugu cy'u Rwanda iki cyoroshya none se uribwira ko wafasha abantu akabataba nimba agera muri gereza akabona ko abantu Kazungu mubereke no wagapfukamurumwe nimba agera muri gereza akabona ko abantu banga igihugu wagatangira akagikunda muri gereza akavuga ngo ni maneko umuntu uyobora gereza wamutera umugo. Oya abasore barinda kuri high risk bazakora iperereza baganiriza bari abantu baba babana buri muntu wese bamuvuga uko ari bahindura. Ubundi Kazungu ntakagombye kuba muri gereza yo mu mujyi ariko abwira ngo bacyuma ngo nibemera icyaha abwira ngo bacyuma ngo nibigarasha ibyo ngibyo twebwe iyo tuvuze ibintu wowe ukaza ukambwira ngo baguhamagaye ibi bintu ko tubibwirwa na bene byo ntibaguhamagaye. Nta muntu wo muri uru rwego rw'amagereza nta muyobozi urimo utagira nimero yanjye nanjye ntawe utayigira na komishona barayigira nakubw'Imana Tereza arayigira yarayigira agakira umuvugizi. ubwo bamfataga hariya kuri gereza cyagiye najyanye imyenda namagaye Tereza ati dore abahungu bawe dore sinzi ibyabo rwose baragupirikanye wabonye Kazungu babarado uriya ni Kazungu reba Kazungu na Rashid reba iriya foto koko uyu muntu uri gukoma amashyi niwe wa wundi wejo bundi wari wakunguye Kazungu se dore ngo bagapfukamunwa wabonye Rashid yarahindutse nyine wabonye Rashid ese gereza ntihindura oya ntabwo leta ntabwo leta Rashid urabona atanezereje ejo bundi Gasoko yamushyiriye umuceri yongeye kuva muri Amerika wa mipango hoye yagize ntabwo uzi ko se Gasoko afite ishami hano i Kigali. Ntabyo narinzi kuko sinamuzi njya mwumva gusa simuzi njya mwumva gusa. uyu muturage wamaze abantu niwe koko uyu munsi bavuga ngo ukunze igihugu cyane. Ariko Jean Paul umuntu ntahinduka ashobora kugeraho agasanga yakoze amakosa agahinduka cyane kandi nawe ari abantu zibigishaga niko utaje muri Gacaca yari muri gereza Gacaca njye nayibaye impara muri gereza umuntu yabaga aramaze abantu akaba ari uza kwigisha abantu ariko mwaretse tukemera n'ubundi ko zadufashe inkiko yavugaga inkiko yavuga inkotanyi ko zadufashe dore uwo Kazungu Denis ngabo muhaye amafoto agitabwa muri yombi uko yahumekaga isigana none yambaye teni yambaye afite ukuntu bamuhaye agapfukamunwa keza k'umweru ariko yambaye umuntu arahinduka ntagahinduka umuntu arahinduka Kazungu yashobora kuba yarahindutse akaba yarabonye ko ibyo yakoze ari bibi akavuga ati ibi bintu ni bibi ni umwanda nka wa mugabo avuze ati nimuza kuvundura imyanda birabareba. Nta mugabo wibuka avuze ati muri kwezi kumva ati nimuvundura imyanda birabareba abimukira ntibindeba. Ariko hari n'umuntu uvuga ibintu bikamuhira cyane. Umuntu yavuze ko yacukuye toilette avuga uburyo urugendo rwe birangira ageze mu nteko birangira ayoboye komisiyo zikomeye nuko byashoreje. Umuntu arahinduka umuntu ashobora guhinduka umuntu mubi. Hari umuntu uvuga ibintu bye bibi byamubayeho dore ngo yo Kazungu shaka agifatwa cyane agifatwa dore ukuntu kare guhekenya amenyo agifatwa hano hari harimo abakomanda abawe none se ninge wari wahaye narifite accreditation yo kumufotora umuntu ashobora ariko gufotora Kazungu byarangoye kuko uruva Kazungu ni no mu bantu bakoze inkuru ikarebwa n'abantu benshi icyo gihe kuko Kazungu inkuru ye yarebwa n'abantu basaga miliyoni wanjye ukuntu bitari binamenyerewe. Wowe uyu mugabo ubwe yemereye ko yishe abantu 10 ubundi ntuzi ubushinjacyaha bwavugaga 9 ariko aravuga ati hari n'undi mutamenye hari undi natabye uwafashije gucukura w'umugabo uzi ko mu bakobwa yicaga harimo n'umugabo ngo wamufashije gucukura hariya bamaze gucukura akamutaba. Urumva atemera ibyaha se nyine urumva atemera ibyaha
ku buryo Cyuma Hasani Sengimana Theoneste ari babikuruta uyu. Ariko Cyuma urumva akarwanya ubutegetsi nayo ngo ari kubusigiriza. Abusigiriza yica abantu se? Hoye. Yageze muri gereza arihana. Aho Cyuma ntarihana. None ko cyari muri high risk niba yarihannye. Mu Cyuma ntarihana uyu ngo yarihannye yagezeyo acisha make. Cyuma ari kurangiza azize ko Cyuma buriya yafashwe 2021. Ni kimwe n'uyu musore uri kuvuga ngo umva uziko ashobora kuba ari gusoza ibihano. Muri gereza nta kibazo afite nta nicyo akeneye kindi hanze. Ura wasanga nawe nta kibazo afite wamugani hanze. Kandi yajyaga avuga ngo nta buyobozi yajyamo. No uyu ufata ku mavuta. Oya kutinda muri gereza ugenda. Ugenda muri gereza runyatu yarubona gute se? Kira kinyata. Yakibona ati. Agakatiramo ka. Cyangwa yajya guhingama. Agakatiramo avoka yo kwa. No guhingama se yahingama gute? Guhingama. Yajya guhingama gute? Kandi hari yuzanye indege izaniye umuntu. Aguhibye byose. Reka twigire kwa Ange Salama Machine tugaruke. Reka rero tukubwire ko turi kumwe n'uruganda Salama Machine n'ubundi Uganda Salama Machine rugufitiye matera nziza cyane rugufitiye amabati meza cyane. Tano turashima tukanenga. Musi nugushima no kunenga. Nimero irimo cyangwa ntirimo. Ngabarayishyiraho. Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe. Turi kumwe. Aha none ni kwa gatano. Ko ni Friday. Ni Friday. Vendredi Matero. Urayizi. Narabaye mwarimu singo nayoberwa gute. Vendredi matin. Habaye umwarimu nayoberwa gute. Vendredi matin. Il est 8h27. Minute. None. Uyu urakizi se. Ko wikanzemo. Nzi ko uzi Icyongereza gusa. Vendredi matin. Ubwo Vendredi matin rero ubwo ni uwa gatanu w'igitondo. Shabara gushima kanenga twavuze ku nkuru twavuze ku icuruzwa ry'abantu. Minisitiri w'ubutabera Dr. Girashabuja akaba n'intumwa ya guverinoma. Akaba n'intumwa nkuru ya leta yatanze impuruza. Twavuze kuri Mateo Ngirumpatse basabye kurekurwa. Twavuze kuri Nicolas Maduro. Hari igite twikijeho bo n'ibindi abaturage baba bazi hiryo ngiyo. Hanyuma ku wa gatanu rero Madame Victoria Nganyira mukecuru nyakwigendera yajyaga avuga ngo bantu tuganire uyu mwanya wanyu yavugaga abana mwebwe ni muri bana ariko tunavuze gato kuri Sengabo Jean Bosco ngewe mu mboni yanjye biriya bintu nta muntu muzima wabivuga afite mu mutwe hazima niyo wabo bamubyiringiro none se ararwaye umuntu aba mu kagari kitwa Umuyange kabamo abafirawuni 70% nibo kayoborwa na Buduru ngo kabamwe baki abafirawuni ofete hariya abafirawuni ngo nabaki uregereza ukuntu hameze niba uvuze ngo uba mwiramiro bahita bakwita umurwayi na kagari kabamo abasaza niba uba muri za Karama na kagari kabamo abasirikare bari bavuye ku Murindi amakuru bayafite niba uba mu Muyange na kagari kabamo abafirawuni ngo nabaki niba uba muri Kigali mu Mahumbezi Gahinga n'akandi ntibuka ka gatatu n'abameni n'abantu n'ajyo baba baje gufungwa vuba bajyanwa aho hitwa muri Kigali. Ubwo rero muvandimwe aba mu Muyange mu bafirawuni yo ngiyo none ngo ari safe ngo waje gukora ibintu byinshi kugira ngo ujye uryama mu ngazi kuki bakoze nuza abafirawuni no kugira ngo batabona ntago bayikoze abafirawuni ahubwo nuko ariho bisanga ntago kabamo amatara ahagije ekada na hapo natinyi so hapo natinyi witwa Umuyange kadusuza abantu b'Umuyange bikasuhuza Abuduru mushiki waherutse kumusabira imbabazi Perezida wa Repubulika avuga yakoze muri soke yakoze muri soke onese ko umuntu akatiye burundu akaba yarabwiye Perezida ko akatiye umwaka abeshye Perezida wa Repubulika yaramubwiye ngo amaze imyaka 7 afunze kandi azira kumwe ariko si uyu nguyu yamusabiraga imbabazi ntirazi ko akatiye burundu yarabizi ko akatiye burundu ariko yarazi ko afanda hari atazi iby'urumogi yavuze ati ni gute umuntu yaba yarahamijwe kunywa urumogi gusa agafunga imyaka ubwo yarazi ko afanda itategeka se n'umugeni muri ntabwo yamubwiye ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika te musaza wanjye ukatiye igihano cy'igifungo cya burundu urukiko rwamuhamije gucuruza gutunda no kunywa urumuhamya burundu none yasize abana barangoye waciye inkoni zambukamo babare we yamwumvishaga ko ari nkafata ku mavuta wanyweye urumogi agahabwa umwaka se bariya yanyweye urumogi fata ku mavuta fata ku mavuta bamusanzemo doze nyinshi se hari aracyabura urumogi buriya nta rukihaba muri gereza aracyabura urumogi oya afande muragize umwe mu bagabo utagira amarangamutima menshi cyane urebera kure abafungwa nk'ubambwe ni gake wamubona yaje gukoresha inama bya bindi bya nama za Kayumba za buri Kayumba yakoreshaga inama zo gushinyagurira abaroko
cyangwa agira ngo abone uburyo abona amasamaki. Yarababwiraga ngo uwo mwenda mwambaye n'ubu bwakaza akakureba ati waryo ntwari umunyamakuru ati kumva ikaguhamagara turajya imbere y'abafungwa atariyo ntwari umunyamakuru ati gwino akakwanika ati ngaho ngera wisasanura. Wakisasanura azakugira gute? Atongera ati kora uburoko warahebwe ati we ntwari umusirikare ati ntwari umusirikare turangije ujya kwiba ugisamba arangije yiba y'Imana. Ariko nanjye naramusuye nsanga yambaye umwenda w'ububwa. Sawa rero hano za umwenda w'abaroko yawitaga ububwa musanze mugabo mbwa aseka imbohe. Mugabo mbwa aseka imbohe reka tumusuhuza afungiye Huye aho yari Huye yavuye impanga se bwa mbere cyaha cyo kwiba Ayman Kasim yakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 yabaye impanga. Inshuro ya kabiri yabaye Musanze abanahuye kuko Musanze yarwanye n'umudiregiteri umwe nyine bari bafunze ntibumvikana bararwana yahata kwigira nka diregiteri nkuko ari diregiteri ariko nonde yakubitaga n'umudiregiteri kandi n'umukarateka witwa wa Yesu aramudiha mudishye Musanze bamujyana Huye undi urukiko rwaranamurekuye ahari inde uwo diregiteri witwaga Gakara yayoboye Mukaraze diregiteri uwo Mukaraze we yararekuye yabaye umwere. Urumva Kayumba n'uwashaka bwa kuko nawe yahemukiye benshi nakore uburoko. Ariko njye ari ikintu njya nibaza iyo uri nka diregiteri ugahemukira abantu benshi nawe ukisanga hariya ku cyundi diregiteri azakashaka kwigira karambe. Erega uyu munsi igisirikare kigira gereza yabo y'abasirikare RCS na polisi nta gereza y'abagira ni y'abasivili n'abasivili bagenzi banjye ni batuze. Ari umuntu yize kuza ari maneko yarazengereje abantu naramubonye ejo bundi hafanga araza abafunga bose babizindura ati dore watumaze nguriye ngo yari CID yari umusiyid dore watumaze cyangwa yaraje kuzika no oya yari afite ibyaha byinshi cyane bize nk'ibya Satani ati dore watumaze araje we taraje we uzi ko ajya koga afite ubwoba yajya koga ari muri dusha afite ubwoba avuga ati baza kundekuraho ikintu kikanyica gahita mpfa nitahira gutyo Kayumba nawe Huye wigeze kumukorera akantu katari keza yajyaga kujya muri toilette bya byana byari ibigori bikabanza kujya kuyanduza bamenye yajyamo bakayajya ati aha ati wabonye uburoko sikiriza dunia nyine yaririmba sikiriza dunia. Ariko uyu munsi ndabona twagize abantu benshi YouTube live dufite Imana yanjye ariko man sikiriza dunia harani sikiriza dunia rega hari ukuntu ufata abantu urimi ntibashobore kuvuga ibintu byose bashaka kuvuga. Iki cyumweru turi gusoza twakoze inkuru ziremereye twakoze inkuru ziremereye zikomeye wibuka neza twakoze tunatanga umwanya abantu bahamagara bashima banenga ku inkuru zose nabonye zari ziremereye zo kuri BTN zose ko ari imiriro hari umuntu igikuta cyagwiriye mu gashyushye bari gusenya nabonye na babagabo ngo barwanya leta nabo bayuririyeho yayindi y'umwana bahirikiye urukuta nabonye babagabo barwanya ubutegetsi bayuririyeho ariko nabo ubutegetsi burwanirwa kuri social media nabonye ari byose abantu biharaje ati dore ngiyo ya leta yanyu kabisa ibyo iri gukora ngiyo kabisa ariko niko bigenda nyine niko bimera kabisa. Uyu munsi Sekafa iri butangire Sekafa yitiriwe Paul Kagame iratangira umunsi Sekafa Kagame ka sinyamenye ibintu by'imipira iratangira kuri wa gatanu ariko se wowe ahiwanyu bimeze gute ni 07 kangahe 07 ngabo dukiriho nimero ya telefone ariko nzi ko ari 078 ntabwo ari 079 ni 078 ngiyo wayibonye hariya 078 amazera 3 reka nisubize rero umuntu witwa Mama Prince na Papa Prince hakurya ngaho ibatsinda baradukurikiye baratupata sana 5 kwa 5 ubwo rero abantu bakurikiye BTN TV aho muri yose reka tubabwire ngo igitondo cyiza bari muri Kongo abari mu Burundi abari Uganda baratugira abantu benshi cyane badukurikira badukunda abari Kenya kabisa tubabwire ngo salama abari Tanzania bari salama ni kuba salama n'amahoro nyine ngaho ubwo rero uyu munsi ni kwa gatanu uraza gutanga igitekerezo cyawe kuri 0766885 amazeru ayo 3 bagiye guhembwa amashuri agiye gutangira abazibuke Rwanda form aya ntago amashuri yatangira kwakira uze ko mubwire uze ko madamu yambwiye ngo arashaka kugurira amarete ibikoresho by'ishuri ko agomba kujya kubigura mbere yuko amashuri atangira ngo iyo yatangiye birahenda uzi ko uyu munsi umuntu ushaka kugura amatora ya Rwanda form yego yayigura uyu munsi n'amakayi buri ushatse wayagura ubu ngubu kayabika kuko nabora
uko igihe cyo kuyagura nikigera azaba ahenda cyane. Ubwo rero nimba ukurikiye BTN TV ukaba ufite ikigo cy'amashuri, ari abantu bamwe ngo bafite ibigo by'amashuri ngo bashaka kuzaza, ariko narategereje amaso yaheze mu kirere. Abana bazamenya aho biga bigenze gute, bazamenya ibigo byiza bigenze gute. Icyo kigo cy'amashuri niba kirimo kaburimbo nabyo biba ari akarusho. Gadi ni kumusubiza kugeza arunda aho ngaho. Icyo kigo cyawe habari gani ni muzuri cyangwa ni Soki? Ntabwo ari Soki. Gadi ni umuntu uzi kwigisha cyane, uzi kwirwanaho cyane. Hari rero zindi nkuru twagiye tubonamo hano, ariko maze ngo Latifa ari mu kandi kazi. Ari mu kandi kazi. Ari buze gusoma amakuru nijoro. Ari buze gusoma amakuru nijoro buriya. Aze kuba ayagogeye. Hano nabonye rero Nanga uramuzi? Colonel Nanga. Colonel Nanga uramuzi? Afite imyaka ingahe? Murangana. Yavukiye. Ni umunyekongo? Yakoze iki? Ayobora uyu munsi umutwaye. Okay, yabaye perezida wa komisiyo y'amatora ku butegetsi bwa Kabila. Nyuma aza kunanguka. Nyuma yaho shebuja yari amaze kuviraho. Nabaza kunanguka. Hari n'inkuru y'amazi. Hano rero AFC Nanga na Joseph Kabila kuw'ingenzi mu gukemura ibibazo bya DRC cyangwa RDC. Ako barasoko iki? Hariya kuko ibintu byananiye Trump birashobora ibibazo. Ibintu byananiye Trump birashobora Kabila kuko bari kumwe mu bibazo agomba kumufasha nyine byanga bikunda. Umuyobozi rero w'ihuriro AFC bar 23 Colonel Nanga abajya bava ni Colonel Nanga. Ni nka Colonel Myungura. Yoberu yavuze ko Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva 2001 kugeza 2019 ari umuntu w'ingenzi ukwiye kwifashishwa mu gukemura ibibazo byugarije igihugu kubera ubunararibonye afite mu miyoborere n'amateka. Harya uyu nguyu Joseph Kabila ari gutaka ntabwo M23 yigize iterahari. Yarahari. Nzi kujya ataki mu kibazo. Umukinire gukinwa muri politiki. Gusa match iri gukina muri politiki. Ni match. Yagomeje Nanga yabivugiye mu kiganiro yagiriye ku muyoboro wa YouTube wa Grand Lac News. Ubwo yabazwaga ku mubana afitanye na Kabila usigaye atuye mu gice kigenzurwa na AFC bar 23 ndetse n'uruhare ashobora kugira mu bibazo bya politike DRC irimo. Yavuze ko mu bindi bihugu abahoze ari abaperezida b'ibihugu bafatwa nk'abantu bagifite akamaro bakifashishwa mu kubaka igihugu aho kubashyira ku ruhande nyuma yo kuva ku butegetsi. Hari aho bijya biba muri Afurika. Perezida akava nko ku butegetsi bakajya bamuhamagara ngo ngwino bakigera ngeshatu bakamuhumekesha isi. Oye bakavuga ati ngwino umujyanama wacu yitubwira ibyo ari byo. Yagize ati mu bindi bihugu wahoze ari umukuru w'igihugu ni umutungo. Muri Kenya ubona uburyo babafata abahoze ari abakuru b'ibihugu, ubwo ni hamwe atanze. Muri Ghana ubona uko bafatwa ndetse no muri Afurika y'Epfo ni umutungo w'ibihugu byabo. Wabyumvise? Ariko atanze ingero eshatu ku isi yose no mundansi eshatu gusa. Urumva? Nanga yavuze ko RDC ifite ikibazo cyo kutabyaza umusaruro ubunararibonye by'abayoboye igihugu mbere, kandi ko Kabila ari umwe mu bantu bafite amateka ashobora kugira uruhare mu gukemura ibibazo by'igihugu. Yagaragaje ko hari ubwo ibihugu bisaba abahoze ari abakuru b'ibihugu byo hanze kubifasha gukemura ibibazo bikirengagiza abahoze babiyobora bafite ubunararibonye bazi neza ko byakemuka. Yagize ati ku bijyanye n'ubuhuza usanga ari abahoze ari abakuru b'ibihugu bazanwa kugira ngo bakemure ibibazo byacu, kandi nyamara bo batazi ibibazo mufite, ariko hari uwo mufite none se mumukoresha iki? Ari kuvuga nk'uyu Joseph Kabila. Umubano we na Joseph Kabila Nanga yavuze ko uhagaze neza cyane kabisa, amugaragaza nk'umuntu wahoze ayoboye igihugu ukwiye guhabwa icyubahiro eshima zake kabisa. Yagize ati dufitanye umubano mwiza cyane, umuyobozi wacu wahoze ari umukuru w'igihugu, wahoze ari perezida akwiye kubahwa. Nanga kandi yavuze ko Kabila gifite ijambo muri politiki ya
RDC yagize ati ese aracyafite ijambo? Igisubizo ni yego. Uyu munyapolitiki yakomeje avuga ko kuba Kabila yarayoboye DRC igihe kirekire bituma agira inshingano mu rugendo rw'igihugu. Agaragaza ko yifuza ko yagira uruhare mu bikorwa bigamije gukiza igihugu. Kuri AFC M23 byigeze guhihwiswa ko yatutumbyemo umwuka mubi. Nanga yavuze ko amakimbirane ari hagati y'abarwanyi cyangwa abanyamuryango biri huriro. Agaragaza ko M23 na AFC ari urwego rumwe. Yagize ati M23 cyangwa AFC ntabwo ari ibintu bibiri bitandukanye. Colonel Nanga rero yatanze ubutumwa mu gihe muri Nzeri 2025 urukiko rukuru rw'igisirikare cya RDC rwahamije Kabila uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu, aho rwamukatiye igihano cy'urupfu kumupika amasasu kabisa. Muri iki gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa DRC ari gutegura ibiganiro bidaheza bizahuza abanyekongo. Bivugwa ko adashaka ko abahagarariye AFC M23 na Kabila babyitabira. Ngara amafoto yabo kabisa, bari abantu babazi bariya bose. Zimo Kabila na Nanga. Abandi ntabwo bazi. Wose urabaza? Jewe se na Kabila simuzi njyamwumva. Na Nanga njyamwumva simuzi. Ntarya wiganye nande? Ngewe hari abantu nta muntu twiganye urimo hariya. Wiganye nande nyisa? Wiganye nande? Niganye n'abantu benshi uko nize muri Kongo giye. J'ai fait mes études à la Nabisimwe nk'umusaza. Niganye n'abantu benshi cyane abitwa bangungwa nabo baba muri hariya muri yati. Hapo natinya rero. Ngungwa kabisa gitondo cyiza. Habitaba hari umwana twiganaga witwaga yari umunyarwanda ariko ntaze ko ari umunyarwanda. Namonye ari umusirikare w'inkotanyi ukaze cyane. Wa danje. Uragije ubona yabubonye kabisa. Ubona ari mu kizuru. Yaramonye ari mu kizuru ndavuga se kweli ntuyitwiganye cyangwa n'ubundi. Naramubonye ndavuga ni weya ntabwo ari wowe. Arambwira ati tulisomea pamoja pale Nyarukemba kabisa. Aha. Ubu rero ibi ni ibyifuzo bya Nanga ariko si realite ya Kongo. Yego. Okay. Ku munsi w'ejo mu Rwanda imbere ntekereza ko twari twanayibagiwe hiriwe hasirikira inkuru y'uwitwa Umukaraza Yugi yarakati yajyanywe mu mageragere. Ntabwo yakatiwe, urukiko rwategetse ko afungwa iminsi 30.